Shakwa kayimeze Bwanjye yapfuye. Ntabwo bwanjye mwajugunya mugomba kuyihawe. Biroroshye twashyira mu gikato tukayishyira munsi yo. Ntabwo nabyemera. Bwanjye nimutegura isanduku ngo muyihambe neza. What? Imbwanjye ntabwo nabye papa imbwanjye mugomba kuyishingura neza. Yesu! Imbwa twakuranye. Ntabwo byashaka rwose. Mujye mu abantu bakuru. Harabugezeho muri imbwa yahabwa icyubahiro kingana gutya. Ntabwo mbyemera. Ngiye mpfuye ni washingura. Imbwanjye ntabwo twakuranye. N'utayishingura nta kintu wambia kandi mujyane mu rusengero mu gisenge. Imbwa yanjye. Bisano bavyakomeye reka tujye kureba pasiteri. Giye ko hari icyo yadufasha. Genda. Yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa yewe nkunda imbwa kandi ntinya imbwa yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa yewe nkunda imbwa kandi ntinya imbwa aho mwarangiye yapfuye rwose nagira ngo mufashe tukashaka kugenda nese ugeze umva abantu basengera imbwa abantu basengera umuntu ntabwo basengera imbwa ibyo wabyumvise wumvise hari umuntu ujyana imbwa mu rusengero ibyo naho byabaye rwose ikibazo nimba wanze kuduha iyo serivisi kanjye kuri hariya pasiteri nambara abonye n'urusengero rwabo rwaraguye n'ibihumbi 500. wambwiye ko iyo mbwa yawe ikijije uze kwizana imbwa rwose tuyisengere kandi n'ibyo bihumbi 500 muze kubyibagirwa Imana yabiha umugisha. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu menya ko nawe ibintu utazabishobora nta gahunda uragira koko.